warwaye se ahubwo gusa akaboyerera ubona mugabo ntago ngiye kugenda nkubeshye nanirwaye hari n'isako izanshobora kwita Imana oya ntago munsi komeza rero naramubwiye mba nari kwisazasaza none we nagira ngo yarambwiye ngo tujye kwa muganga nagira ngo unshakire intore z'umugore utwite cyangwa umukobwa Kagoyere Yaramwe Endano nkubaze sha Icara hano nkubaze Shaka kukubaza kandi unsubize ushize amanga utambiriye Ejo bundi ujya kumbwira ngo uriya muzamu yaragiye kugufata ku ngufu byari biturutse kuki nari ngiye koga nyine ashaka kumfata ku ngufu nyine nari nyine yisumba wari ukenyeye isoma ashaka kugufata ku ngufu ibyo ubwira nibyo cyangwa uracyakomeje kumbirira ese ubwo uba wumva nka ku myaka yawe ufungishije nk'umuntu byakumarira iki ikibazo ufitanye n'uriya musaza ni kiye ku buryo wumva ko wamubeshyera kugufata ku ngufu nta kibazo reka mbabwize ukuri ngaho mbwira mbabwize ukuri nyine uriya nyine nuko natashakaga yuko dukorana ari mu nzu utashaka ko mukorana mu nzu uramuhemba ariko ubundi abana mwumva mwarigize mute nyine urumva ushaka gutangira gutegeka hano noneho uragenda bo mukorana nabo mudakorana oya yarambangamiye rwose uramuheka oya uramugaburira uramuhemba mbwira yarakubangamiye ate ku buryo wumva ko wabeshyira umuntu nyine kumenya ikintu kibyihishe inyuma ku buryo wumva ko wabeshyira umuntu ngo yashatse kugufata ku ngufu nyine ese uriya musaza usanzwe umuzi Kagoye mbwiza ukuri ubu noneho nta mikino irimo ndamuzi uramuzi uriya yahoze ari papa wanjye twarabanaga yahoze ari papa wawe yego nanaranze kubivuga kubera iki numvaga mutazabifata neza none kumufungisha niba twayifata neza ni ukuvuga wajya gukora hano nawe aza kuhakora ariso yego ese ubwo mubimbwira byari kubatwara iki twagerageje uburyo bwose ku buryo mutazabimenya numvaga muzahita mwirukana umwe muri twebwe yahoze ari papa wawe ubu se ni iki Robe waje nkakubwira ntabwo wafunze meze neza shaka ikintu ndi gukora n'indi mu nzu bisanzwe uba wanyanze cyane nagaruka ukwanga nahise nabi nimugoroba nagwamagaye ngira ngo tuganire ku kibazo cyacu ubu se wirukanka n'uburakari buriya bitewe n'ikikoko se sheri nakoresheje mama reka nkwite Robe none se Robe kubera icyo uri gushaka ko tujya kwa muganga ubu tugiye kwa muganga nkahurirayo na bro cyangwa ngasangayo umuganga uziranye na bro wanjye akamubwira ko ninagiye kwipimisha abimbajijwe namubwira ngo uragira ngo duhita tubigaragaza hakiri kare oya kubigaragaza ntabwo ari icyo ngambiriye hakiri kare ahubwo ngiye nuko nshaka ko dusobanukirwa tukamenya ukuri tukamenya niba ari byo cyangwa atari byo none se hari ubundi buryo wumva twazamenyamo ukuri niba udashaka kujya kwa muganga wenda wowe kuri wowe uri kumva ibyo ariko kuri njye ntabwo ndabyumva kuko nta gihamya kiri kubinyemeza niyo mpamvu nakubwiye ati twagera kwa muganga bakagupima bakaduha igisubizo kandi ndumva nta kintu cyatwara Rebecca mbwire rero kandi gatekerezo nungutse twagura hari agapimo uri kumva
twakagura noneho njyewe nyine yaba ari njye nawe gusa nkagira inkari nyine tugashyiramo ko kahita kabikwereka iyo ugiye ukagura bagusobanurira uko ugakoresha nyine akoresheje uzi ko nuko nibagiye kubikubwira ariko mbabarira siko mfite imyaka 17 ibaze noneho ngiye kwa muganga bakampima bagasanga ndatwite kandi ntabwo kwa muganga babyihanganira bahita bagutuma umuntu wawe guteye ushaka gufungwa uzi ko ribu yahita kujyana mu minota ingahe ariko kaguhitinya ukumbwira ubundi iyo ugiye kuvuga ngo umuntu ariho ari papa wawe akiriho mbwiza ukuri hari amakuru mfite regara icyo nshaka kumenya ubu ni iki ubu mupfana iki ubu ni iki ntabwo mbizi gusa nyine ndibuka nyine banzanye ndi umwana mutoya nyine bana nawe muranzi ko ari papa wanjye nagerageje gushaka amakuru yose ntabwo nigeze nyamenya mama wanjye nyine ashobora kuba yarapfuye wamumenye ryari ko atari papa wawe kugeza na n'isa ntabwo ndamenya ukuri nimba atari papa wanjye ntabwo urabimenya ntabwo ndabimenya gusa nyine ihangane wirira kuba atari papa wawe uriho kandi ntabwo byatunguye Imana n'ubundi wabaho cyangwa anasanga ari so ikibazo ni ikihe kirimo gusa ibyo yambwiye ntabwo ndemera nashidikanya yuko yaba papa wanjye yakubwiye ngo iki yarambwiye ngo mama ajya kunzana ngo yaramubwiye mama ajya ko amaraso akataraye ngo ayo maraso yanjye ngo nagaraye ngo ayo maraso yawe ntabwo araye ese mama wawe ubundi yitwaga ndesha yitwaga Kayigira niko bambwiye niko bakubwiye ninde abikubwiye se uriya mukecuru tubana yakubwiye ko mama yitwaga Kayigira yego harya wambwiye ko ufite imyaka ingahe 19 mama wese ngo abahe yarapfuye ariko rero wirira nureze kuba yarapfuye ni urumva ari we mwana wenyine ufite nyina wapfuye waba warigeze umenya papa wawe se oya ntabwo muzi ni ukuvuga uriya musaza yarakoreraga nzi ko ari papa wanjye ariko kugeza none isa ntabwo ndemera yuko ari papa wanjye ashobora kuba atari papa wanjye ese ntabwo baba barabiganirije umukecuru w'uriya musaza cyangwa umudamu we ngo akubwire ukuri yarambwiye ngo mama wanjye niwe yarapfuye noneho bahita banzana hariya nyine nyiri umwana barandera yitwaga Kayigire yitwaga Kayigire okay ariko rero ibyo ntabwo aribyo byatuma ufungisha umuntu umubeshyera imico yo kubeshyerana ntabwo ariyo icyaha gishobora gufungisha umuntu ubwo se umubeshye gutyo hakagira nk'umuntu uza w'inkongobotsi afite umujinya akamukubita ikintu akamwica ari we wamubeshye urupfu ni rwa ruturutse kuri wowe gendere ndaza kumubaza neza numve menya amakuru yawe harya ngo yitwaga Kayigire yego yaratuye mwari mutuye mu kahe karere twatuye mu karere ikibungo yari yarashatse umugabo se menye barabonaga n'injye bari bafite njyenyine gendere Kayigire gendere ndaza kubaza Kidongo amakuru yawe ndayamenya kandi urabizi ndagukunda ntabwo nagufungisha sibyo urankunda kandi cyane pe yego wasanga nyine ubyanze byo bakagufunga imyaka 25 kandi urumva nawe uracyari muto okay ako gateste kadusaba 200,000
wabima nkahita nkazana mu minota mikeya niriwe nanakugora ngo ujyeyo njyewe nahita ngenda nkakakuzanira. ese reka twemere ko dusanze ari byo ubwo twakora iki? ku myaka yawe ni mike, ni n'amakosa akomeye kandi ntabwo nayikuramo. ntabwo wayikuramo. ako se nanone bro wanjye ako nakemera nkayikuramo. hake reka noneho tubanze dukemure kimwe cyako gapima tubanza turebe gusa Imana idufashe dusanga atari byo. noneho desa nzayaguha umusibe ejo ni muri iki cyumweru nzayaguha umusibe ejo noneho ukazane dufate tesite turebe uko byifashe noneho ubwo tuzahita dupanga indi operasiyo izakurikiwe niba ari ukuyikuramo cyangwa se niba ari ugucika tukava inaha tukajya hano. Ndavuga kuyikuramo nkumva ngize ubwoba. Twava hano bantu twacika tukagenda. Twacika tukagenda. Ako gateste kuko ndakizeye ubwo igisubizo kaduha cyaba ari icyanyacyo. Yaba ari yego yaba ari we yakuse yaba we hoya ntabwo yaba we ariko kuko ko nawe kajya kabeshya bibaho. ahubwo tugomba kubikora vuba vuba bro wanjye tuzarinda niyabimenya. aya humura niyo ntabwo azabimenya inda y'ukwezi kumwe ntabwo itari yagaragara humura. Igari kubitindabira humura ngiye kubikurikirana yashake vuba vuba. ngiye ko yawe humura umusibe ejo umusibe ejo uzarara uyafite noneho ubwo nimugoroba nimva ku kazi nzaza dufata ako gateste turebe uko byifashe noneho tumenye ukuri kwa nyako. ubwo nitugeze icyo gihe tuzapanga niba duhita ducika cyangwa se tubishyira mu gake gake tukazacika nyuma haciye mu wenda ifite nk'amezi 3 se ubundi bwo ibyaye kagaragara abiri ntiyashoboka. ariko iyindi myanzuro tuzayifata nyuma twamaze gupima. wagenda urashaka ataburaho n'icumi kuko ntako bamba ese ntabwo bakatura reka nisibise narakaturije gamba nanetse bihagije ntabwo bakatura. genda uyashake wayaguze wagira ute uyabone wowe mundi bindi tuzabipanga nyuma nyine twamaze kubona igisubizo wowe ushire nyina mukenga. okay homo musibejo ndaba nagikemura ikibazo cy'amafaranga cyo kandi nyine komeza kubwe neza n'icyo kibazo ndakunda cyane. kandi nanjye ndagukunda. sawa Nikodinyo nshaka ko unsobanurira ikibazo cy'abakozi cya hano Kagoyire n'uriya musaza ngo bimeze bite? by'abari abantu bisigaye byarancanga sinzi ejo bundi na Kagoyire yaragiye guhaha no numva bari gutonga giye nsanga umusaza yamubujije gusohoka nese muri gupfiki ngo wamubujije ko hari abantu bajya gusohoka ibiki n'ibiki bari gusohoka. Hari habaye nijoro se? hari kumanywa none icyantangaje nukuntu nagiye kumuvuga ariko papa nyine uriya muzamu se ni saa Kagoyire mu gutongana wabona gatongana nkaho hari ibintu basanzwe baziranyeho cyangwa basanzwe n'undi hari icyo none se hari icyo ugeze ubazaho Kagoyire? ntiwanze kubimubaza nabiza ngo ndibuze kubimubaza ariko nyine ntabwo nizanira kugira umwanya wo kuvugana nawe ngo mubaze niba ari se cyangwa atari se. ubwo se berwa muri ayo matiku akazi bagashyira bakagakora cyangwa no kwirirwa muri ibyo ngibyo ugasanga akazi kabaye amatiku gusa? Mva hano hasigaye hahora intambara rwose uru rugo rusigaye mbona hari niba bigiye kuzajya rubirwe intambara abantu baratongana bitewe n'ukuntu bari gutongana bagira ngo bari baziranye baza Kagoyire uriya muntu hari aho muziranye uriya muzamu aho muziranye hambwa nta ni gute se mwamuhuye rimwe mugatongana kuri kandi ndibuze kubibwira papa cyangwa nyine nawe mbanze nkubaze tuganira hano ariko nyine ntabwo nana Yesu we kuki udakoresha ubwenge bwawe ngo ne kurebe icyo bapfa cyangwa abo baba baziranye? nanjye nanze kubanza nyine kwita mubaza ubwo ngubwo nimba nawe ndabongeye gutongana ubwo uzajya urindira. Naretse ibyo numvise Kagoyire ambwira ngo uriya musaza yashatse kumufata ku ngufu hari ikintu bizeho? fata ku ngufu nkeneye ko umenyera amakosa ya buri umwe kuri umwe byaba ngombwa bagataha cyangwa hakaza abandi ariko wowe ubanza urebe ninde uri mu makosa ninde ugomba kubisundi turumvikana cyangwa nimba ari ikibazo bafitanye ubundi
erega bashobora no gupfa ibiryo by'umenya ko uriya musaza ageze mu kigero cy'abana ushobora gusanga bayishakira ibiryo ugasanga bipfuye n'umusaza bipfuye n'uriya mukobwa cyangwa uriya mukobwa nawe akabimenya urajya hewe wakimara we oya kagwe ubundi mwashaka hirya ubundi muranshaka umeze n'icyo itocara hajya kagwe uricara cyangwa ntabwo wicara mbanze mushake narakwirereye wagicucu ubwiye nagufashe ku ngufu nagufashe ku ngufu yewe nagufashe ku ngufu ushaka ko tuvana ushaka ko tuvana cyangwa icara hasi wahagurukire nakwihereye nagufashe ku ngufu banza ubwire oya banza ubwire njye nagufashe ku ngufu none se njyaho urambaza iki wanjaga iki uyu ni umwana wanjye reka amata n'inka none se urambaza iki ushaka kumusuhuza ese ko habaye iki kagoye ariko si papa yewe sheri ariko ko nawe yafaza nawe